Turongeye turabasuhuje. Imana ishimwe ko yabarinze nanjye ikandinda kugira ngo dukomeze kuyivuga kuri iyi si tugihumeka umwuka w'abazima, kandi turahamya ko no mu buryo bw'umubiri niyo twazapfa cyangwa se umubiri wazabora ukavaho, turahamya tudashidikanya ko umwuka azaba ari muri twebwe. Umubiri w'imbere wo uzagumaho, icyo dusabwa ni ugukomeza kubaha Imana, dukiranuka twera imbuto zikwiriye. Imana ibaha umugisha. Tugiye gukomerezaho n'igitabo cya gatatu cyo mu isezerano rishya, mu butumwa bwiza uko ari bune. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe n'uwitwa Luka. Tugiye kurebera hamwe iki gitabo ni ibiki bikirimo mu ncamake, turebe nk'umuntu ashaka kugisoma kandi mu buryo bwihuse akaba yanakimenya mu mutwe. Turebe ibintu by'ingenzi yakibandaho, amenye n'uwo Luka wanditse iki gitabo uwo ari we. Mbahaye ikaze rero, Imana ibane natwe twese. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka, kimwe n'ibyakozwe n'intumwa, byombi byanditswe na Luka. Ni iki tumuziho? Icya mbere, yari umuganga, yagendanaga n'intumwa Pawulo. Dushobora kubisoma hariya mu Bakolosayi igice cya 4 ku murongo wa 14. Kandi akaba umunyamateka. Mu magambo afungura inyandiko ye, igaragaza ko yashatse gukora ubushakashatsi mu buryo bwitonze. Bigaragara ko Luka yari umunyamahanga. Pawulo niwe wabishyize ku mugaragaro kubera Abayuda, kandi Luka yandikiye abanyamahanga. Yakomeje cyane gusobanura imigenzo y'Abayuda yaguye kugira ngo abanyamahanga yandikiye barusheho gusobanukirwa. Ku bijyanye n'ingingo nyamukuru muri iki gitabo, ni byiza kureba ku bo yandikiye. Igitekerezo cy'abanyamahanga, guhesha agaciro umubiri no kuvuga ku byabo. Luka agaragaza Yesu nk'umuntu utunganye. Luka yakurikiranye igisekuruza cya Yesu kugeza kuri Adamu, umuntu wa mbere. Vuga ngo Luka yakurikiranye igisekuruza cya Yesu kugeza kuri Adamu, umuntu wa mbere Imana yaremye. Ibya Yesu hakiri umwana muto nabyo byagezeho. Ni muri Luka gusa mu gice cya 2 umurongo wa 40 kugeza kwa 52. Muri Mariko tubona bamwita umwami w'umugaragu ukorera abandi, ariko Luka we amuvuga nk'umwana w'umuntu ubereye igisubizo ibyifuzo by'abantu, umuntu utunganye hagati mu bandi. Ubumuntu bwa Yesu, cyane cyane impuhwe ze, bishimangirwaho mu butumwa bwa Luka. Igice cya 15 gihagarariye inkuru eshatu zitatubwira gusa iby'urukundo akunda abanyabyaha n'abandi,
ahubwo zitwereka umutima w'Imana yo mu ijuru, cyane cyane inkuru y'umwana w'ikirara. Hanyuma twarebera hamwe incamake y'ubutumwa bwiza bwa Luka, yibanda kuri Yesu nk'umwana w'umuntu. Cya mbere, ijambo ribanza. Uburyo n'impamvu yo kwandika dushobora tubisanga hariya mu gice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Gusobanura umwana w'umuntu hamwe n'abantu. Igice cya mbere guhera ku murongo wa 5 kugeza ku gice cya 4, uhereye 13 kugeza 13. Imirimo y'umwana w'umuntu mu bantu. Igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku gice cya 9 umurongo wa 50. Kwangwa k'umwana w'umuntu mu bantu. Igice cya 9 umurongo wa 51 kugeza ku gice cya 19 umurongo wa 44. Kubabara k'umwana w'umuntu kubera abantu. Igice cya 19 umurongo wa 45 kugeza ku gice cya 23 umurongo wa 56. Ibyo kuzuka kwe, umwana w'umuntu imbere y'abantu. Tubisanga hariya mu gice cya 24 umurongo wa 1 kugeza wa 53. Hanyuma hari inzandiko zivuga ko zishobora kuba zisa mu butumwa bwiza. Bavuga ngo tugiye kureba inyandiko zisa z'ubutumwa bwiza. Ibitabo 3 bibanza by'ubutumwa bwiza ari bwo Matayo, Mariko na Luka bivuga inkuru zisa. Niyo mpamvu bwitwa Synoptic Gospel. Bavuga ngo mu Cyongereza bwitwa Synoptic Gospel kubera ko Matayo, Mariko, Luka banditse ibintu bisa. Niyo mpamvu biri Synoptic cyangwa se Synoptic Gospel. Kuko nubwo ibyo bitabo 3 bibanza bifite itandukaniro ry'intego n'uburyo, turebere hamwe iby'ubutumwa by'ubuzima bwa Yesu Kristo. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yohana bwo butandukanye cyane n'ibyo mu buryo bwinshi. Ni ukuvuga ngo ubutumwa 3 bubanza bumeze kimwe, ariko Yohana we nubwo ari mu butumwa bwiza bune, ariko we hari ukundi we yaje yandika. Hanyuma Imana ibahe umugisha, dukomeze dusoma ijambo ry'Imana. Tuzakomerezaho ubutaha n'igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Imana ikomeze kubaha umugisha. Dukomeze gusenga dusengerana kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana izaduhe iherezo ryiza ryo kuzabana nayo mu bwami bwayo butazahanguka. Mugubwe neza.